Haleluya, haleluya. Noneho iki ni cyo gihe bavuze cyo kurya ibigugu. Ariko uribuka turya manu Yesu. Amina. Yesu barangije arahindukira arabareba ngo bari bageze mu mazu. Ko bari mu isezerano uvuga ngo muzari ibyo mutahinze muzaba mu mazu mutubatse bakabyumva nk'inzozi kuko baryaga manu kandi manu nisarazwaga vyanga abashyitsi babasuraga baburaga ibyo babakiriza ko amanukaga manu zabari aho ngaho bakazirya zikarangira ariko bageze mu gihugu ry'ibigugu mwana. Haleluya. Bageze mu gihugu bageze mu gihugu ngo barya ariko ntuzibagirwe nugera mu masezerano baravuga ngo Yesu ubwe amaze kurya amaze guhaga ibigugu arahindukira avuga ngo mana igeze gute irarangiye kuko ngo uribuka ko ngo bamaze kurya ibigugu ngo Yesu aravuga ngo mana igeze gute irarangiye turabwira abantu ko igihe kigeze imyumbati y'ikigugu aha naho n'imyumbati bari bahinze basanga yeze yarabaye ibigugu cyangwa batarahinze nibwo navuze ngo ariko kuko Imana yaba iriho nkaba muri ubu buzima umva ko bageze kure niba uri Imana umpa amafaranga ariko niba na Satani yatanga nko bivuga n'abayana ijoro Satani araza urumva ko nageze mu rwego nibwo Satani yahise akusanga Imana yatinze kukugeraho Satani we aba yabyumvise nabisengeye ndyamye ku wundi munsi Satani araza arambwira ati ngenda gusaba ibintu 3 gusa kugira ngo abakobwa bari 6 icya kabiri ukamena amaraso icya gatatu ntuve mu nzu y'Imana iki ni ikintu cya gatatu nuko nasengeye umuntu umwana wapfuye akazuka nyuma y'iminsi 3 Satani ngo abayitera wanjye aramwica aragenda baramushinga wowe wasengeye w'abandi arazuka yapfuye hashize iminsi itarenze 3 wanjye turamushyingura dayimoni haryo mudayimoni bamwita ngo muhoza dayimoni muhoza ahita ahindukira wanjye arayigendera iwawe ikindi gihe nageze ncika intege nige nanone ibibazo byagize naje nsanga mama umbyare maranywa amazi mugeze kandi ndebye insangano bose bafite abanywa amata abandi bya gute nangishe ndiheba uri Imana y'amahoro naguhinduka ego uri Imana pe uri Imana pe uri Imana y'amahoro naguhinduka naba na pe uri Imana haleluya uri Imana y'amahoro naguhinduka uri Imana pe uri Imana y'amahoro naguhinduka naba Imana pe uri Imana mana uri Imana izatugaburira uri Imana ikiza indwara uri Imana isubiza amadeni uri Imana ikuraho ibigeragezo uri Imana ikuraho intambara uri Imana y'amahoro naguhinduka namba mana pe uri Imana uri Imana y'amahoro naguhinduka haleluya amen Shalom torero ry'Imana umwami wacu Yesu Kristo ashimwe amen turabakunda cyane murabizi niyo mpamvu tubifuriza ibyiza turabifuriza amahoro ava ku Mana nkuko bisanzwe hanyuma dutangiye ikiganiro twishimye tunezerewe umwami wacu Yesu Kristo tunezerewe Uwiteka Imana umuremyi w'ijuru n'isi ko yaturinze namwe akaba yabarinze nkunda kubwira abantu ngo nta kintu kiza nko kubona umunsi ukeye nta kintu kiza nko kubona umunsi ukeye ijambo ry'Imana riravuga ngo abazima bazi ko bazapfa ariko bapfuye bibabyaranye noneho abazima nibo babasha gushima Imana ijambo ry'Imana rikambwira ngo turi abo yaremye kera turemera imirimo myiza muri Kristo subwo tuyigenderemo turi hano kugira ngo duhamye iby'ubwami bw'Imana twamamaze iby'ubwami bw'Imana abari mu rugendo turi kumwe nje nitwasibamana Daniel Nkurunziza Auguste yes nimba ari ubwambere ugeze ku nzira y'Ijuru TV ndakwinginze ntudusigiye gutyo ukomeze ubane natwe muri iki kiganiro kandi nzi ko turi bagirane umugisha n'ibihe byiza kuri nziza makuru y'iminsi
turashima Imana. Mu rugo famiye baraho iby'ubugingo maze iminsi dufungiwe. Yes. Ntabwo turafungurirwa ariko twumva nyine ngo bagiye kudufungurira bikagenda neza. Hari impamvu buriya ijambo ry'Imana riravuga ngo nta kigeragezo kitari rusange ku bantu natwe nuko. Yego. Ariko ijambo ry'Imana rikongera kambwira ngo abazi Imana yabo bazakomera kandi bazakora iby'ubutwari, bagume mu by'ubutwari. Ntucibwe intege nuko wenda aho wateraniraga hafunze mutujuje ibisabwa, byose birashoboka ku Mana. Yego. Yes. Reka dutangire dusenga Imana, twiragiza Imana uko z'Imana karibu kugira ngo dukomeze ikiganiro. Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, Imana ifite imbaraga, turagushimye se Mwami Yesu Kristo. Tugushimiye imirimo n'ibitangaza byawe, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye ko wadendeje amazi, tugushimiye ko wahagaritse amazi, ugashyira hamwe amazi handi ukagira humutse kugira ngo abantu bajye bahinga. Tugushimira ko ari wowe ugusha imvura mu gihe cyo kuyigusha, kandi tugagushima ko ari wowe utanga izuba mu gihe cyo kuritanga. Byose bikaba kugira ngo tubigushimiremo. Tugushima ko ukiturindiye ubugingo n'umubiri. Tugushimira ko tuzaba mu ijuru tukabana nawe akaramata udatandukana. Tugushimiye umwanya mwiza utwemereye ko twongera kukuvuga. Ni benshi babishaka ntibabibone, twebwe rero twabyemeye, twaryamye biremera, tubyutse biremera, tuvuze biremera, none tubonye umwanya mwiza wo kubasha kuvuga kugira ngo isi yose ibashe kumva ubutumwa tugiye kuvuga. Dushyigikire mu izina ryawe Yesu Kristo, kandi abantu bose bagiye kutwumva bafite ibikomere turavuze ngo nibihangane. Abababaye bose ubahe kunezerwa bacyumva kino kiganiro, imitima yongere ihembuke, abantu bongere bishime, abantu bongere banezerwe, kandi bongere bagukunde, bongere kugira. Hari abakomerekejwe n'abandi bacyumva kino kiganiro, ukureho ibikomere bafite, kuko niwo muri bikomere, niwo muri nguma. Abashonje igihe kirageze ngo bagaburire, ko wagiye utunga Abisirayeli wa Manu, bararya baranywa baraseka barishima, nabo rero ubagaburire. Abafite amadeni ubishyurire, abafite abana batari mu mashuri kubera ko abushobozi bwabuze, tanga unyura mu nzira zose abana bige. Abari kwa muganga abarwaye indwara zikomeye, indwara za kanseri, indwara za diabete, indwara zidakira za sida n'izindi, uri Imana ikiza indwara zikomeye, gukura mu maraso yanduye ushyira mu maraso. Nagiye mbibona ukiza nabo abasanguka bakiza. Reka urakoze kuko ugiye kwishyura amadeni y'abafite aho bagiye uteza za cyamunara bose ubitayeho. Rero nsengeka ni mu izina rya Yesu Kristo n'umuryango wose muri rusange. Reka ukomeze uha umugisha kandi ibitero byose biri kure yawe, ndetse n'udukurikirana wese turasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo imbaraga z'ijuru zimanuke bose zibagote, ukureho indwara zitandukanye bari mu ngo zabo, abari kwa muganga, buri muntu wese wabaye akibona kino kiganiro akabasha gukoraho gusa aharwaye wita umukiza kuko uri Imana. Turatangirana natwe, tuhagaritse imbaraga zose zishobora gutuma kino kiganiro kitagera kure, zitatuma abantu benshi babasha kucyumva ngo bihane bakizwe. Abo bose aho Satani yanyura hose tumushyize hasi mu izina rya Yesu. Tuzamuye Kristo n'Imana n'Umwuka wera none n'iteka ryose. Amen. Inkuru nziza Imana iguha umugisha, nawe dukurikiye Imana duhana umugisha. Tugize umwanya mwiza, tugize amahirwe yo kugera kwicara imbere yanyu dushima Imana ko turi bazima. Nari nabivuze turi bazima, ntago dupfuye, ntago twishwe n'ibyaha. Ibyaha nibyo bishobora kwica umuntu agapfa mu bugingo, agapfa ku mubiri. Yes, aribyo abanyarwanda bita ngo gupfa uhagaze. Uzakubitana n'umuntu agenda yivugisha mu nzira, isi yaramunaniye, n'ijuru ntarifite, uwo muntu abapfuye ahagaze. Twebwe rero turashima Imana ko tubasha gutera haleluya bikemera, Imana yacu idahana umugisha. Hanyuma nkuru nziza, iyi minsi turimo dusohoramo, hari ibintu byinshi byagiye byandikwa. Hari ubuhanuzi Yesu yagiye avuga, hari ibintu byagiye bivuga n'abahanuzi ba kera cyane. Iyi minsi urayibona ute ugereranyije n'ibyahanuwe? Ngewe abantu badakunda Bibiliya cyangwa abantu batemera Bibiliya ntago ari abanjye, kuko ikimwe ku kindi uko biragiye hanura kimwe ku kindi kigenda kiza. Ndibuka Pawulo yigeze avuga ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushye. Ubona ko ibihe turimo ni ibihe udasenze wanasara. Njye ndeba nkareba abapagani nkavuga se ko badasenga gusa byonyine, nkabaza ubundi babayeho bate? Kuko igihe bigucanga ariko wagera imbere Imana ikavuga ati mwana wanjye ndi kumwe nawe. Ariko bino bihe birakomeye,
iyo ukurikije ubona ibintu byarahindaguritse cyane. Ubaye kivuga abapagani wenda ntihagire udutera amabuye, abapagani bariho kuko Bibiliya iravuga ngo hari umwana wo kurimbuka hari n'umwana w'ubugingo buhoraho, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko nagira ngo nkubwire ko abisi bo intambara uhura nazo ntago zishobora kubataka. Abisi yes nazo zabageraho gute? Nanjye nari nzi ko abisi intambara zitabajyaho ariko nasanze zibageraho. urugero nk'umuntu wirirwa mu bapfumu, soko byamuzanye kubateka ngene ndeye ko hari icyo bamarira, ariko twebwe twita tujya imbere ya Yesu. Umupfumu akakubwira ati wa muntu ubyibushye gutya ujya kubamo munini wenda kwirabura cyangwa wenda kuba inzobe niwe ukumariye abana niwe. Ubwo nyine narimvuze nko ku bitero biva ku mwana Satani, ibitero biva ku mwana Satani bigana kuri wowe ari bireba umuntu usenga. Abakozi ba Satani bo nta kibazo, maze ugira ngo umuntu waraye muri boîte iri joro wowe ibibazo ufite arabizi. Intambara z'umukristo ntabwo ari z'umupagani, ntabwo byahura. Pagani bafite intambara barwana ariko natwe dufite izo turwana, kuko twebwe intambara turwana nizo kudushyira mu byaha ariko baba babirimo. Ni izihe ntambara wigeze urwana ukumva za gusubiza inyuma? Kuva umaze gukirizwa, kuva maze gukizwa intambara narwanye zikansubiza inyuma, ukumva rwose zagusubiza inyuma ukumva wabivamo, ukumva wayamanika. Nkumva nayamanika. Ni byinshi byagiye biza bikaba ari ibintu byagusubiza n'inyuma byinshi. Ubukene se ijambo ry'Imana riravuga ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ubukene se, ubupfubyi se, uburwayi se, inzara se. Dore ikintu kigeze kimbaho kikagira, nigeze mbaho mbura amafaranga pe, imyenda yanjye mfite yose nshiriraho. Wari umusore cyangwa nari nkiri umusore, ntiza n'umuntu inkweto nari siganye naragenda arayica. None ubwo buzima bubamo ariko ndumva ndi n'umurimo byarambayeho pe. Noneho ndangije njya nkunda kukavuga cyane, nibwo navuze ngo ariko kuko Imana yaba iriho nkaba muri ubu buzima, urumva ko bageze kure. Niba uri Imana umpa amafaranga, ariko niba na Satani yatanga nko bivuga n'abayana ijoro Satani araza, urumva ko nageze mu rwego nibwo Satani yahise akusanga. Imana yatinze kukugeraho, Satani we aba yabyumvise. Nabisengeye ndyamye ku wundi munsi Satani araza arambwira ati ngenda gusaba ibintu 3 gusa, kugira ngo abakobwa bari 6, icya kabiri ukamena amaraso, icya gatatu ntuve mu nzu y'Imana ukajya uhanura ukomeza ukajijisha abantu. Ukajijisha abantu, ubundi icyo cya gatatu nkaguha imbaraga utigeze ugira. Urumva ko kugera mu rwego n'uhuyamagara Satani wamaze gucika intege, cyangwa ugeze kure. Ariko nasenze Imana irangarura, umba ngeze kure. Ubwo buhamya buriho ku nzira buriho. Aho rero niho nacitse intege. Ikindi gihe nageze ncika intege, nige nanone ibibazo byageze, naje nsanga mama umbyare maranywa amazi mugeze. Kandi ndebye insangano bose bafite abanywa amata bandegera gute, ndangije ndiheba. Aho niho nihebye kubona mama anywa amazi. Imana irambwira ngo ugende umubwire ngo ntago azongera kunywa amazi, kandi kugeza n'uyu munsi ntago arimo kunywa amazi. Imana ishimwe. Aho rero naho nari ncitse intege, naho ndabonekera. Iteka himbazwe. Iki ni ikintu cya gatatu, nuko nasengeye umuntu umwana wapfuye akazuka. Nyuma y'iminsi 3 Satani ngo abayitera wanjye aramwica, aragenda baramushyira. Wowe wasengeye uw'abandi arazuka abaho yapfuye. Hashize iminsi itarenze 3 wanjye turamushyingura. Dayimoni haryo umudayimoni bamwita ngo muhoza. Dayimoni muhoza ahita ahindukira. Wanjye arayigenda. Ariko nje mu gihe numvaga nihebye bitekerezaho Imana irazira ngo urasi yari wawe. Ati yari afite imyaka ingahe? Urumva ntago yari afite igihe kinini kuko yari imfura yanjye, kandi byari bihe byo gusha ariko nari nyibyara. Hashize igihe cyo koraho mu rugo atangiye kuba muzima n'iki, nibwo yagiye. Imana irambwira ngo uriya mwana n'uyu munsi ujye umubara. Bivuze ngo icyo nicyo cyonyine cyabaje nanone gituma numva subiye inyuma, n'ibindi ariko ivyo numva ari byo bifite imbaraga. Iki gihe turimo noneho, iki gihe turimo igihe cyo kugira inyota y'ijambo ry'Imana, igihe cyo kumara igihe mudaterana. Icyo kintu urakivuze, usanga Satani yageze ku mugambi we.
ni ukuvuga ngo muri bihe turimo kwinjiramo bino bihe by'uko insengero zimwe zifunze hari ibintu byinshi byagiye bizamo bituma abantu bacika intege. Ubundi abantu bari bazi gukorera Imana, ariko muri iki gihe abantu niyo kuganiriza kubwira ko abashumba ari abatekamutwe, abapasitori bose ari abatekamutwe, akakubwira ko abakozi Imana ari abatekamutwe, ku buryo ni guhagara imbere y'umuntu ukamubwiriza bihagazemo arimo aravuga itorero nabi, ku buryo kugira ngo ujye kubwiriza umuntu ahita avuga ati nawe uri umutekamutwe. kandi koko turabizi neza ko hari abapasitori b'abatekamutwe n'abahanuzi b'abatekamutwe, bo barahari. ariko ndibuka igihe kimwe Eliya ngo yigeze kwihebanga, ariko ngo Imana yamubwira ngo hari 7,000 bitarapfukamirana. Bivuge ngo birashoboka abantu twebwe tunabwira banatwumve, ntago abantu bose ariko ari abatekamutwe, ntago abantu bose, kuko umutekamutwe Imana izamugaragaza. Twiza dukora ikiganiro tuvuga kuntu Imana ijye kugaragaza ababeshya n'abatabeshya, ariko ubigiye kirageze ngo umukristo cyangwa umupastor wakoranye n'Imana igihe cyageze mu agira gute agaragare. Urumva rero twabwira n'abantu bagenda dukurikira kugira ngo babimenye, bamenye ko hari abo banyuzeho. Ndibuka umuntu yavuga ngo umukozi Imana ko se yari w'Imana, kuko urumva ko nanjye muri icyo gika nagombaga kujya manura nkerekwa kandi bitangaza bigakoreka, ariko nkasambanya abakobwa. Urumva ko nawe ashobora kugenda azi ko ari Imana akorera ariko atari yakorera. Arangije akajya afata abana b'abakobwa bari abaganga n'abarimu, akajya abaryamana nabo ababwira ngo yagiye kubasengera mu butayu. Amaze gufata abakobwa hafi barenga 12, afata abandi 2 abajyana mu butayu ko Imana yavuzeho. Buri umuntu Imana yavuzeho, abandi abajyana yarabavuzeho, Imana yarabavuzeho. Yakureka wowe ukabigishoro cy'abandi, ariko umuntu Imana yavuzeho iranamurinda. Arangije bageze mu mazi y'Ikadeshi andamanuka, ngo biba ngombwa ko kandi we ngo yajyanga abajyane mari ko aze kugenda, abwira undi ati hari Imana inyeretse kunyeretso agende baryamane n'undi azamukana. Arangije ngo igitare cya kinoze kirariduka, kigiye kuriduka abana b'abakobwa bavamo mu mazi, wagiye kuvamo biramunanira, banamukura bikanga, yarinze apfa avuga ngo reka byananiye kuvamo. Bivuge ngo yapfiriye byarabaye. Undi nawe wari umutekamutwe nawe yagize gute, yari mu rusengero arimo kubwiriza ku cyumweru, ariko ayumva ko hari agakobwa agomba kujya kuryamana nabo, arangije kugusha aricyo cyamujyanye. Arangije amaze kubwiriza asohoka mu rusengero, agenda abaye umusazi n'umunsi n'umusazi. Uwa gatatu yari umupasiteri waho ngaho abwiriza, ari umukozi w'Imana. Arangije aza gusubira inyuma akajya aryamana n'abakobwa ku gatandatu bitwa ngo n'abadiyakoni. Byarangiye afashe mayo ye ayishyira, azi ko ari umuswara awushyira mu ikote, kandi yabeshye umugore ngo agiye kurara ku rusengero ngo asengere umurimo w'Imana, naho yaraye ku ndaya cyangwa witwa ngo umudiyakoni. Rero aza kubwiriza ku cyumweru niwe wabwirije, arabwiriza barafashwa. Arangije afata yakarisa akajya yihanaguza mu maso. Bivuge ngo Imana itimwandikira aho ngaho ikariso y'amaraya, iyi kariso y'amaraya. Urumva we yagiye gushyira umuswara ari bagiye gushyira ikariso, ariko n'Imana yajyanye mu ishyire hanze. Byarangiye umugore we mwegera avuga ati iriya kariso wabigishwe wagera aho ufata umuswara ugashyira ukaba usebeje umugabo wawe unakereka reka ati iriya kariso si nyiza, ati sinzi aho yayikuye. Byarangiye umwe agiye kumwe ati reba ikintu urimo kwihanaguza. Yasohotse mu rusengero. Rero bitarakunze icyo gihe Imana yakomeje gushyiraho akeyo, n'uyu munsi igishyiraho akeyo. Hari abantu bagiye babeshyera Imana bavuga ngo yavuze itavuze, hari abantu bagiye ngo bakora ibitangaza mu izina ryabo. Rero ngewe ishungurwa n'ibirimo kugenda biba, ndabona Imana iri mu kazi. Imana iri mu kazi, rero nikomeze ibyo ugomba gusohora ibisohore, ibyo ugomba kwigezaho ibyizizeyo, abanzi Imana yabo n'ubundi bazakomeza bakomere. Ubwo niyo hagendamo n'umuntu muzima Imana ifite ko azayikorera. Igihe kirageze ngo abasenga data musenge mu kuri no mu mwuka. Ibyo nije ryasezerano Yesu yavuze. Si byose ni ukuri igihe kirageze ngo tuvugishe ukuri, nta kintu kidukura mu bwami bw'Imana, ku mugambi w'Imana nta na kimwe. Imana iduha n'umugisha. Hanyuma wenda kubijyanye ibihe nyine byo mu buzima busanzwe bimeze bite? Ibihe byo mu buzima busanzwe
ubundi hari ikintu cyitwa kuba umukristo ugwije imbaraga. Iyo usomye Bibiliya ikubwira umuntu bita Nkurunzi wari waribwa n'inzara. Inzara yarandiye. Ndibuka igihe kimwe inzara yigeze Imana yigeze mbwira ngo nisenye amasengesho. Ndashaka inzara yakuriye uze kwigeranya n'abantu bafite inzara. Inzara ndibuka Imana yambwiye ngo senga iminsi 3 kandi ubundi nayisengaga ntari burye. Senga iminsi 3 mfungurira ku kayembe kakayembe kabisi nkariye kanjya mu nda. Ubaga kuhera. Nagiye nurira igiti ahantu ndakarya. Numvaga mpfuye. Utakibye se? Ntabwo nakibye kari ahantu mu giti cy'iwacu. Ndakarya. Ahubwo icyo gihe mama yari yaragiye nawe yaramaze igihe adateka. Aho ngaho twakodeshaga. Abona agatoki kari kamaze igihe kinini aho ngaho. Aravuga ati umwana wanjye ntari buze kurya. Arangije agenda kwa gatoki aragatema. Arangije mama kagatoki akantekera. Kwera azi ko nshoje nawe ntacyo guteka yagiraga. Amaze ugateka agiye kumva. Mwari abana bangaye mu rugo. Yari nge na murumuna wanjye n'abana kwa mama wacu. Kandi bose bari bahari. Agiye kukuryaho ijwi riramubwira ngo ugiye kurya kano gatoki kandi uri umujura. Urumva na hantu twakodeshaga kaza kugwa kandi nyiraho yabagiro inkamba. Ariko Imana yamwe ngo ugiye kurya ibyo biryo kandi wabyibye. Nge naketse ko ari nka Satani wari umuhemu. Yahise afata twa turya ajya kutumena. Nje nsanga arambwa amintekereza arira. Njya kubaza rimbuje kurya ibi biryo. Rero muri icyo gihe nibwo nari ndi mu buzima nanjye ubwanjye ntasi. Ndibuka igihe kimwe Yesu mbaze Imana yabwa Imana ubuzima bwanjye n'ubuhi iranyihorera. Fata ibitabo, fata Bibiliya n'indirimbo ndabijyana. Ngira Imana ndavuga ngo ndashaka wisubiza ibitabo byawe. Kera nkiri w'isi nari ndyoshye meze neza. Ujya kudepoza usubiza. Njyamye nijoro ijwi umuntu araza arashikamira arankanda afata ingoto ankandira hasi ndavuga ngo ubundi Satani ugiye kunyica. Umuntu mu nzozi. Arambwira ngo ari kurinda umganukaho. Ngo Bibiliya n'indirimbo genda ubifata ubimundu ugende. Muri nigeze nkubwira ngo ndabiretse ngo ndashonje bireke ugende. Abazankora barahari. Narasenze ndavuga ngo Mana reba uko bigenza. Kamara umunsi wa mbere ntariye, wa kabiri ntariye, wa gatatu ntariye, wa kane ntariye. Ndibuka mfata amasengesho. Buriya hari umuntu ujya usenga amasengesho. Buriya umuntu usenga amasengesho afite ibyo kurya bubahwe. Akayicisha inzara rwose. Imana iramwumva bihari. Ariko umuntu usenga ko nta biryo biri mu nzu. Ntabwo Imana imwumva. Ubu ufite n'inyuro ku Mana. Bega narageraga avuga ati Mana nkasenga iminsi 5 ngo ndimo ndiyiriza. Kandi muri iminsi 5 ubundi nta biryo n'ubundi urimo urashaka kugarurizamo. Ni ukuvuga ngo n'ubundi nta ndi bubikore nkuko atari ko ngiye gusenga kugira ngo ngasenga iminsi 5. Ngasenga iminsi 5 ntari bubone ibyo kurya. Icyo gihe rero navuze ati naryamye none umaze kuryama ngiye ko mbona ariko sinabonagaho ibiryo bitekerwa. Nabonaga isani nziza ariko eburyo Imana nasomije amango we yamenye cyangwa yatoranyije icyo yarahiriye nubwo cyamugirira nabi ntizivuguruza. Umuntu Imana yamenye icyo yarahiriye cyo kumugira neza ntabwo izivuguruza. Arangije Imana yubaha umuntu wayo. Byasanaga idongo isahani y'idongo gashyiramo ikanya agafata ibiryo bitetse neza umuceri kaguru k'inkoko ndabyibuka niko nakundaga kurya. Yarangiza akaza akamwe mu nkunuzi ngo ngaho urye mu nzozi. Nabyuka nkarya bya biryo. Umushonje arotarya. None ngira ngo ni bya bindi wo umushonzi arotarya ku manywa najya mwivuga butumwe nkumva meze neza. Ukumva waryaga mu nzozi ukabyuka uhaze. Nabyuka mpaze nta n'ikibazo mfite. Ndibuka mbikamara nk'iminsi 2 numva meze neza. Natagira gusonza nijoro akagaruka akambyutsa ngo byukurye. Nge nkabyuka nkarya. Ngeze aho none ndanabimenyera. Kuko zabindi yatungishije Eliya. Kuko sinari mfite ahantu ho kurya nta n'umuntu agombaga kungaburira. Ndibuka hari umusista wacuruzaga amata. Rimwe nkajya ngenda nkamutesha umutwe akama amata. Ngeze aho ndavuga ati rero amata jye yihorera ahubwo ujye mu rukoko. Nkajya ndya rwa rukoko rugeza rufata ku mutima. Urazinuka. Noneho rwa rukoko rw'amata ruragenda rufata ku mutima numva bimeze nabi. None nkajya njya gutega abantu ngo agire ungurira. Nkahera mu gitondo ngeze nimuganga ndeka arungurira nkamubura.
nibwo Imana yavuze ngo naza agasuzuguro reka nza nkwigaburire nibwo rero yatangiye kugenda ingaburira Imana ngaburira imyaka irenga ndabyibuka ni imyaka irenga 10 buke ingaburira nta kibazo mfite ubuze ni muhe mwaka abantu batuzi bakuzi rwose 2003 na 4 na 5 na 6 burangiye nagesheje hafi 2010 hafi na 4 nta shusho y'ibyo kurya mbona urya ibiryo byo mu nzozi urumva suko ngo iminsi yose nari ibiryo byo mu nzozi hari igihe nazaga nko mu rugo rwawe nasanga wenda uhishije ukaba wanarya nabwo buriya umuntu arimo kurya ibiryo bitari ibye cyangwa akoramo nka rimwe kabiri no nari mfite n'ahantu kwa mama wacu nagombaga kuba nagenda nkarya ariko habaga abantu nka 30 wakoramo rimwe kabishizeho noneho bwa buzima naryama nijoro nkaza gusurwa nkirira nkabyuka bayoye uko bimeze njye mpaza pe ntacyo marayika kamanukana ipura yawe iriho akaguru k'inkoko nkirira kandi nkarya neza pe uzi inkoko ntiwazihaze inkoko muri icyo gihe nta Imana yago buriya hari abantu baba batarabwiwe n'Imana barabwiwe n'amarangamutima yabo hari abantu bavuga ngo Imana yavuze ariko atari yo yavuze abo bantu rero nta kintu ariko yigeze bwira Yeremiya mu gice cye cya mbere ngira ngo ku murongo hafi ya 11 hafi aho aramwe ngo Yeremiya ubonye iki aramuga ati mbonye inkoni y'umurinzi aramwe ngo niko ndindi jambo hari na none aribwiye ntabwo Imana ishobora kurinda icyo yavuze itarinze n'uwo yavuze niba ivuze ngo mwana wanjye nzakugaburira nubwo haba hari ibihe by'amapfa iragutunga hari umuririmbyi yavuga ngo Uwiteka azakubera bungira amapfa nacana Uwiteka azakubera bungira amapfa nacana urumva no mu bihe by'amapfa umuntu avuganye n'Imana ibasha kumutunga n'ukuri pe nagiye mbona Imana pe wari uri mu bihe nk'ibyo Abisirayeli bari barimo bava muri Egiputa igihe cyo kuva muri Egiputa n'ubundi kirasanzwe ku bana b'Imana hanyuma hari ijambo rigukomeza muri iyi minsi wafashisha abantu uvuze aho ngaho nibuka Yesuwa hari akantu kamwe nigeze nkunda buriya Abisirayeli babayeho batafite ibiryo kandi babaho batafite ibiryo bavuga ngo turarya iki babaho bategereje Imana kandi wumva igitangaza ntibahingaga ntibahunikaga ntibari bafite ibigega nta n'ahandi hantu banyuraga ariko Imana ngo nijoro baryama Imana ikabategura ibyo ejo bazarya ejo ikabategura amana noneho ariko niba hari ikintu kibabaza gutungwa na Mana birababaza n'umuntu ariko uzi ni kuba umuntu umushyitsi atagusura ngo umuzimane ubaho warahahamutse iyo biramutse bihagaze ukeke hari igihe bitaza Mana rega hari igihe ushaka kuza n'igitaza none se reka reba nk'ubu hano ukuntu yavuze hano yavuze 12 ariko nuko bukeye bw'uwo munsi bariyeho wenda somaho 12 ukuntu yavuze nuko bukeye bw'uwo munsi baririyeho ibigugu by'ingano zo muri icyo gihugu manu ntiyongera kuboneka wenda rekera aho ngaho sinzi ko kantu niba ukumvise bivuga ngo bari batunzwe n'ibiryo bituruka mu ijuru ariko ntibigeze bavuga ngo twahunika ibigugu cyangwa bo baryaga ibiryo kuko Imana yabihaye kandi yari yabashyiriraho kondisiyo ngo bajye babirya umuntu ajya afata ibyo ari bumara uwo munsi bimwe umwana wari ufite ngo abana benshi arateka maze nako ararya maze kurya ngo ahunika ahantu ngo buke ngo asanga inyo izabigezemo agira ngo arariza abana nta kurya uturaye nta kurya uturaye ariko ngo bamaze kurwana intambara nta mushyushyu uba kuri Mana komeza nuko bukeye bw'uwo munsi baririyeho ibigugu by'ingano zo muri icyo gihugu Manu ntiyongera kuboneka Abisirayeli ntibongera kubona Manu ukundi ahubwo uwo mwaka barya imyaka y'igihugu cy'Ikanani ariko murabyumva urumwe bikuruka byumva ni ukuvuga ngo umuntu arya iyo utegereje Manu iyo ubonye umushyitsi wari ubikomojeho hari igihe umushyitsi ashobora kuza mu karyamo
kuko uwo munsi manu yamanutse hiyo ntiyaririmo ntayaririmo. Nese tuvugisha kuri mugani yaba mu basore b'inshuti zawe yaba mu bavandimwe bawe nta muntu wigeze muri iyo myaka 10 yose nta muntu wigeze aza kukureba ngo ndibuka rimwe umuntu kandi yari umuvandimwe. Nta mukobwa w'inshuti yawe wagiraga na boyfriend girlfriend wawe nakavuzeho nigeze ngira umukobwa ndamukunda yari umuganga pe umwana arankunda atuye Cyangugu ariko kwera ubuzima nari ndimo watabonaga yarasabye ko azajya kunyereka imiryango sinajyayo kuko nabuze itike. Hari abakobwa benshi babeze njye umukobwa yigeze kujya cyarakara baravuga ati nkunzi ningutunga atata we ningutunga nzagutungana na mama wawe ayiwe ndangije arambwira ngo kugira ngo tuzaba wari mu myaka yo kubengukwa naramukundaga nyene wari mu myaka y'ubusore bwose yo kurambagiza no kurambagizwa oya iwe twarakundanaga ariko ubwo ntamenye ko witungiwe na manu none twarakundanaga ariko umwana uburyo twakundanaga turakundana tumaze gukundana ariko agenda nyinjira amenya akaba yambwira ati ariko se kutamamagaye abana bose mitiyo urumva ageze arambwira ati NKURUNZIZA ugomba gushaka akazi byanga bikunda najye gusaba akazi k'ubuyede kugira ngo nyine ndamasheri najye gusaba akazi ndagena nkora kunara hariyo bari barimo icyo ginara yarubakwaga njya kuyikoramo akazi ari umuntu ntwaye nakoze cyumwe ntiyama n'ijana. Ndibuka rimwe nikoreye amakaro njya kwa guverineri kuri kakanu ko hejuru magenda umunsi wose nirukanka ngena nkashiduka ndi hasi nkongera uyobagurika nahayobye nimugoroba icyumweru kirashira baranyambura nkorera undi muntu nawe aranyambura ukwezi kurashira noneho hari naho najyaga gusaba akazi bajya bakatambwira ati umukozi w'Imana Imana yamutweretseho muri hari ibyo yamubwiye ariza kuduha akahita bakora akanuza akabati ngo Imana yakubwiye ngo uzudusenge tutangira akazi hataba impanuka n'iki nk'abasengera gataha nabwo bazi ko uje kubasengera kumbi wari uje gusaba akazi akaza akambwira ngo nubutajya gushaka akazi ngo ngiye ngo urukundo rwacu kandi tumaranye umwaka dukundana rimwe arambwira ati ariko njya ikintu natekereje ko nshimye ko nzagutukuna abanaga na mama nzagutungana na mama wawe ariko mbaka ubunye utumye ko hasi haleluya ndibuka rimwe yaramamagaye nari mwivuga butumwa i Kigali aramamagana naramukundaga n'ubuzima bwanjye niwe mukobwa nakunze aramamagara ambwira ati NKURUNZIZA narakubwiye ngo tuzabana ariko ntibikiriho cyo ko ngiye kukubera umuvandimwe ibyo kubana nahise mubwira pasiteri nanjye urimo kubwiriza urumva nagiye kubona urwa kundi dukoresha telefone mbona message ivuga ngo NKURUNZIZA hari ukuntu nyine tuba tugeze mu gihe cyo gusenga turi mu bintu ukahita message arambwira ati NKURUNZIZA icyo kubana nawe ntago kikibayeho ahubwo ugiye kumbera umuvandimwe nahise mubwira ati pasiteri aho naringejeje naha mwe n'ikibazo gikomeye mu rugo ahubwo reka ngende ahita amerekezanye zanze ngo komeza bari mu giterane inje ahita ndeba gutya yifata gutya arambwira ati NKURUNZIZA yifata mu mayungu ubundi nzagutunga ngutungane na mama wawe ntabwo rwose utanya ese wari wagiye Kigali umusabye itike oya ni kwakunda abakozi b'Imana babategera makabwa ati uzaza mu giterane akahereza nka 5 wese we nibura mu buzima bwe yakumariraga iki cyangwa yarebaga hazaza bawe we yarebaga hazaza hanjye akahabura akahabura noneho birangira avuga ati ngo nimutunga nzamutungana na mama we ndibuka akimara kumakana mubwira ijambo hari umuntu witwa Gerardine ndamukunda cyane ntago Gerardine ahubwo ni Janine yigeze kuza ahantu mu rwikubo avuga kanumva ndagakunze ariko nkumva ninjya bwira niko nabibwiye umukobwa arambwira ati NKURUNZIZA nako mbananye yaravuze Janine aravuga ngo hari umwami wari ufite umusore mwiza yakundaga ariko uwo mwana amaze kumukunda abona namushingira abantu bose bazakunda ko azaba umwami ari igikomangoma noneho ngo abwira se aramubwira ati nyemero nshyira mu gikarito ngende tujye ibwami uvuge ngo ino karito ijye kubana n'umukobwa akimara kuvuga gutyo afata ikarito akoresha ibwami baranywa bararya noneho akajya umwami abwira umuntu ati uzabana n'iyi karito aribo bashyingirana yayiraho ko ari ikarito umukobwa akaba ati ngese nzabana n'ikarito kumbi harimo umuntu urimo kubareba arangije umwana w'umukobwa mu bana ba nyuma ngo ayirebye ikarito aravuga ati ariko ikarito ibana n'umuntu gute kureba kuri
ngo aragenda arayihobera ngabwira umwami ati ngewe ikarito nemeye kubana nayo umwami arabirukana rero umunsi nyirizina w'ubukwe nyirizina umwana w'umwami yasa yafunze ikote yicara wa undi wari mu ikarito arangisha abakobwa ati ninjye tubana n'unjye tubona umwakazi ati nyemerera ari twambarana gatimba nkwambika impeta ibiki n'ibiki unyambika impeta undi aramubwira ati reka ati ntibishoboka arangije arahaguruka aravuga ati dore uwo wemeye kubana n'ikarito kandi ndimo n'uyu nguyu bivuge ko atakunze umwami ahubwo yakunze ahazaza rero aba rero bajya gutibagera ndabwo rero uyu munsi wanjye ushobora kumbona ukambona mu ikarito ariko ejo nzaba uzamubona arangije arambwira ati birashoboka ariko ibyo nta nimwe birashoboka ariko ndakubwiza ukuri ndangije ndyamye uwo munsi ngo ndota ngo ashaka ko dusubirana ngo ariko byararangiye bitazakunda ndaza namwe ko nabonye gutya arangije arambwira ngo ngo byabaho cyane ibyo ngo ariko ngo urukundo rwacu rurangire ariko kugeza uyu munsi ndabizi neza ko nanjye hari icyo Uwiteka yakoze. Haleluya. Uwiteka hafi icyubahiro. Amina. Hashimwe iyakurinze muri iyo myaka yose y'ubutayu. Ntabwo Imana ari umuswarega. Ijambo ry'Imana umuririmbyi ne bavuze ngo ntabwo ihamagara abakomeye. Aho gikomeza abo yahamagaye. Abo yahamagaye. Yesu aguye mu gisha cyane. Rero iki kintu cy'ibigugu. Cy'ibigugu. Sinzi niba urimo kucyumva. Bakimara kurya ibigugu. Manu ntiyongera kuboneka. Bakimara kurya ibigugu. Manu kuva umunsi mbega bakigera Imana yavuze. Yesu arahagarara areba iteraniro rigari. Aravuga ati muhumure, ubu mugiye kubika, ubu mugiye kudepa, ubu mugiye gufata amafaranga, ushyire ku mabanki ubu hari umuntu utajya no kuri banki. Ariko ibintu mugiye kubibona mukinjira mu gihugu. Turabwira umuntu wese ko agiye kurya ku bigugu. Amen. Ibintu murabyumva. Amen. Imana igukureho mana. Izana ibifatika. Amina. Cyakire nawe mu izina rya Yesu mwene da. Nako nashaka kubibwira. Amen. Bari abantu bagiye kurya ibigugu. Tugana ku musozo, wenda ubuzima bwo butwigisha byinshi. Iki gihe noneho turimo umukiranutsi w'Imana yakwitwara kugira ngo ataza gutembanwa n'uyu muyaga akomeza gukora. Umukiranutsi w'Imana mu bihe nk'ibi turimo kujyamo. Ibi bihe rero ni ibihe najye ko mbona ikinzani kinini. Noneho ikinzani kinini umuntu wakigiyeho wese yarashungurwaga. Mbona ishungurwa riratangiye. Wagiye ku munzani. Mbona nyine abantu benshi bishimiye kujya kuri uwo munzani, ariko munzani bawugiyeho benshi batangira gushungurwa. Ariko uwo munzani bongeye gusubira ku munzani w'imbere benshi babura ibiro. Kandi bakijya kuri uwo munzani wagiye kuwa mbere ni ukuvuga ngo byari ibihe bigiye kuza bikomeye. Kandi ibihe bizagorana. Ari byo bihe turimo n'ibindi bizaza. Ni ukuri. Ntabwo ibihe bikomeye byari byaza. Turimo turasatira ibihe bitoroshye. Ariko ibihe umuntu usenga cyangwa uzuye umwuka yari ufite ibiro ntabwo umuyaga uzamuha. Urumva ko kandi umuntu ufite ibiro. Rero uwo munzani wagakiza gashyitsi. Uwo munzani wawujyagaho wabonaga ibiro bifite. Ariko ubu wagiye ku munzani wa kabiri benshi bataye ibiro. Ibihe birimo biranamura ari nabyo bavugaga. Ibihe birimo biranamura abantu kugeza mu rwego umwana w'umukobwa unyibukije umuntu twaganiraga nyamugoroba. Ni umuntu wo mu itorero rimwe sindi burivuge. Ntacyo bitwaye. Yabishingutsemo amaze kubishingura nasanze ahantu arimo yinywera byeri. Ati runa ikarame. Ati baguheze urakoze cyane. Aturasuzuguye dutangira gutyo. Ntabwo musuzuguye mwene da. Noneho tukijya impaka mugiraho akayerekwa. Ndamubwira ntariko ntuzagaruka mu by'Imana. Ati gute se? Mubwira iyerekwa sinamubwira iyo ari kumugiza ariko mubwira ibyo namugizeho kera. Nubwo wigeragura mu ivata nubwo ugira ute ariko Uwiteka nakugarukaho uzongera ubyuke kandi uzagira ibihe byiza. Muha urugero rwiza ndamubwira nti icyama Imana akakugarukaho nk'uko yangarutseho. Ntabwo wandusha gusayisha, ntabwo wandusha kugendera mu by'isi, ntabwo wandusha mbese ibihe nk'ibi ngibi urimo ngenda biciyemo. Atangiye ati barababeshye. Ati nta juru ribaho.
barakomeza ariko naje gusanga arabiterwa n'ibihe ibihe turimo binamuye benshi. uwo rero yagiye kuri uwo munzani asanga ibiro byarashize rwose. rero uwo munzani uba wujyaga hafite ibiro byuzuye yamikwaga undi mwambaro ariko ufite imbaraga yaheraga ku nkweto yambara ahantu hose akagenda yambara ku buryo abaga yikwije kuvuga ngo ibindi bizaza bizajya biza bikubitaho binyerere. ejo bundi umuntu yavuze ikintu yatondaguye abantu aravuga ati runaka burya bwose yarabeshyaga umuntu sinumurokore amubwira ati runaka ntazangitsire mu rugo kubera gutya na gutya gutya na gutya avuga runaka ariko aravuga ngo ageze kuri NKURUNZIZA aravuga ati NKURUNZIZA we azahaze nakirageje gukurura amakuru ye ngo mumenye neza urumva ko mu kabari batuzi ngo ariko nasanze ari umukristo kandi bari mu kabari aravuga ati we naza uzamwakira ariko runaka noneho njyewe nahise numva umutima wanjye mvuga ngo nzaharanira kugira ngo abisi nanjye biriya biro byanjye bitazavaho kugera aho nanjye ibintu byose byinjira. Imana iguhe umugisha. wenda tugana ku musozo dushimye Imana ikiturinze gitumye duhagarara abantu batatwitiranya turacyari mu gakiza turacyahagaze turacyashima Imana abari mu rugendo turi kumwe. hari umuntu wenda wakwifuza inkunga y'amasengesho ukamufasha gusenga ariko turabwira abantu babiri hari umuntu waryaga manu yego iki kintu cyumva ariko iyi manu yaryaga atunzwe na manu ariko yumve ko nawe agiye kujya mu gihugu agasigaza akadepa akajya ry'umuceri nawe ukabona akarya ku bigugu amafaranga agashyira kuri banki nawe akuzuza. hari abantu Imana igiye kuraho manu vuga ngo abana niba ari inusu y'umuceri niyo irobo. hari abantu Imana igiye kuha kahunga hari abantu Imana no mu bihe bikomeye no mu bihe imvura yabitagwa Imana ikamuha depo y'ibyo kurya uko ageze igihe cye ubundi bihe tuma kusakira ni ibihe by'umuntu igihe cye uvuga ngo niba igihe cyawe kiza cyo gutunga inzu y'agaciro nziza ni igihe cyawe uzayibamo kandi birekomeye. mu gihe cy'uko abana babuze za minivuga ngo bajye muri za kaminuza kuko igihe kigeze uzarya ibigugu za kaminuza bazazinjiramo bagende bige. ni igihe tugeze cy'uko umuntu yararwaye burwaye kuko ageze igihe cyo kurya ibigugu bwa burwayi Imana ikazi ikabumukuramo kugira ngo ni igihe cy'uko umuntu yanzwe na bene wabo kandi bari hanze na hino kuko agiye kurya ibigugu bazamwibuka bakamugaburira bakamuha ibyo kurya. rero numvaga ku kantu nabwira abantu basezere manu batangiye barya ku bigugu ubyizera bimubere gutyo mu izina rya Yesu. hanyuma umuntu wakwifuza gusengana nawe byakunda wamuha adresse ntacyo bitwaye umuntu washaka gusengana natwe telefoni ni 0782 54 38 7 dushimye Imana yabanye natwe dushimye Imana yatumye fungura iki kiganiro ku Nzira y'Ijuru TV. Yesu aguhe umugisha. nimba ari ubwa mbere wari uhageze nimba ari ubwa mbere uhageze ukore subscribe share comment rwose Imana iguhe umugisha. hanyuma wasoza dusengera tugasoza. none watangiranye natwe kandi ubwo watangiranye natwe twagiye tukubona wabanye natwe mu kiganiro twakoze kandi twakubonye twakibonyemo Imana n'Umwana n'Umwuka Wera twabonyemo imbaraga zidasanzwe twabonye benshi bazagira bumva ijambo ryawe rikabahindura. ijambo ryatubwiye ngo igihe kirageze ngo Imana irangire igenda irangire abantu barye bahage ku ijambo ravuga ngo warababwira ngo igihe kirageze ngo bajye mu gihugu kandi kuba kigera mu gihugu ngo bazarya bahage ngo ni igihugu cy'amata n'ubuki. ni igihe cyo kurya bagahaga ni igihe cyo kwambara bakaberwa ni igihe cyo guseka bakishima ni igihe cy'abakobwa kuraha inzingo ukazabaha kugira ngo nabo bazabe mu ngo zabo. ni igihe cy'uko abasore uzabakira ingo bigakunda ni igihe cy'uko ababyeyi barengeje igihe uzabaha kubyara ni igihe cy'uko inguma zizabasha kubyara ni igihe cy'uko buri muntu abarwaye kanseri yabize imbere n'inyuma uzabakiza indwara kandi bagacira neza nabo bakarya ku bigugu. ni igihe cy'uko abafite ubushumeri uzabaha akazi ni igihe cy'uko abana benshi bagiye biga bafite amaperime
abafite ibyifuzo bitandukanye ni igihe cy'uko ugiye kubatabara Kristo ukabanezeza ukabitaho kuko Imana ibasha kurenganura kandi ukarenganura abarengana. Birashoboka abantu babavuyeho, birashoboka ko abantu babaretse, birashoboka abantu badafite ababitayeho, ariko ijambo riratubwira ngo nta wundi yavuga ngo iyo amazi yibirinduye abafite ababo nibo bashyira mu kidendezi. Ariko ngo Yesu yari yamaze kwagera aramubwira ngo ikore buri bwawe ugendere. Bivuge ngo hari abugiye kubwira, hari abugiye kujya mu kazi ugasanga wagezeyo kavuga ngo nibikore buri bwawe, hari abugiye gusanga mu kazi, hari abantu ugiye kuha akazi, hari abantu ugiye kurenganura, hari abari muri gereza. Man umbwiye ko hari n'abantu ugiye gufungura muri gereza, naho yinjirayo ugenda ukureyo, kandi niba nabo bakaje mu buzima busanzwe uzabaha imibereho. Urimo ukunda wakakanya nawe turamusenya ngo muhe kubyara, ufite inda ubyara ugenda byarapfusha turamusengeye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo no hinda agiye gutwita azayibyarimo. Dusengeye umuntu uvuramo inda zikiri ntoya, nawe turamusengeye. Dusengeye umuntu ategereje uko n'inda nimwe yavamo, nawe turamusengeye ngo uzamuha umwana mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye urugo tuba turimo gukora hamwe n'ibiganiro, yaba umutware w'urugo ndetse n'umufasha we ajene ndetse n'umufasha ndetse n'umwana bahaye ndetse n'umuryango muri rusange wose n'uburinde, kandi ibyo wifuza kubagirira uzabibahe kuri Imana. Twasengaga gutya rero, komeza ubazenguruke, kandi umuntu wese uzadukurikirana wakomerekejwe n'abandi ufite ibikomere, yaba abamukomerekeje, reka buri wese ubashe kumwomora kandi utange agakiza impande zose, yaba ku bana, abasaza n'abakecuru, ingero zose utanga agakiza kuko Imana ibikora neza. Urakoze ko byose ibyo tugusabye, kandi ujye gutanga ubutumwa bukagera kure, ukabuha imbaraga kugira ngo benshi babumve, uhindure imitima ya benshi. Tubisabye twizeye mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom. Shalom.